Ndabasuje cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bitambuka hano kuri Bivugwe TV. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, nawe niba utarakora subscribe mu by'ukuri ibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bitambuka ngaho umunsi ku munsi. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amashusho y'uwitwa Uworizagwira Floriane wamamaye ku izina rya Yampano. Uyu akaba ari umunyamuziki mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba afite n'abafana benshi. Amashusho yacicikanye muri icyo gihe ni amashusho Uworizagwira Floriane arimo atera akabariro n'umugore we bari mu buriri kandi bishimanye mu by'ukuri nk'uko byagaragaraga mu mashusho ku babashije kuyabona. Aya mashusho akimara kugera hanze yahise atangira gusakara hana hariya, mbese ku bantu bafite telefone za smartphone wasangaga buri wese arimwe avuga ngo mpa nanjye nirebere nihera amaso kuri ayo mashusho numvisha asohoka. Ni ibintu bitari bishimishije cyane, dore ko nyuma y'uko ayo mashusho amaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahamagaye Uworizagwira Floriane kugira ngo yitabe maze abashe gusobanura impamvu aya mashusho yabashije gusakara hanze kandi yakagombye kubibanga ry'umugabo n'umugore bashakanye. Uworizagwira Floriane akimara kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yihakaniye hejuru ko aya mashusho atari we wayasize ku karubanda ahubwo ari inshuti ye ya hafi, ndetse akaba n'umwe mu bakoraga kuri telefone ye cyane winjiye muri telefone y'Uworizagwira maze akabasha gukuramo aya mashusho akayashyira ku karubanda. Ibi byose byabaye kugira ngo Uworizagwira Floriane ajye abasha kurekura amafaranga, hanyuma rero yahereza uyu nguyu wari umaze gusohora aya mashusho amutera ubwoba avuga ko natajya amuha amafaranga azashyira amashusho ye ku karubanda. Ni ibintu byamaze igihe kinini bivugwa, maze Uworizagwira Floriane yajya mu biganiro ahantu henshi hatandukanye akavuga ko hari umuntu mu by'ukuri umufitiye amashusho ndetse ko buri munsi ahora amutera ubwoba ko umunsi bagiranye ikibazo amashusho ye n'umugore we bari gutera akabariro azahita yasakaza ku karubanda. Ibyo byaje kurangira icyaha kiva ku Uworizagwira Floriane kijya ku muntu wabashije kwinjira muri telefone ye agakwirakwiza amashusho mu buryo butemewe, kandi mu gihugu cy'u Rwanda turabimenyereye ko gukwirakwiza amashusho cyangwa se amafoto y'urukozasoni bitemewe bihanirwa n'amategeko, ndetse we hakaba hazamo n'igifungo. Aya mashusho yaje kugera kuri Cyprien wamamaye ku izina rya Djihad, akimara kumugira atangira kuyasakaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse akanayashyira mu magurupe amwe n'amwe yabagamo, agatangira no kuyahereza ku nshuti ze akanabivugaho cyane. Mu by'ukuri bikimara kugenda gutyo Yampano yahise yiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha avuga ko abantu benshi bakomeje gukwirakwiza amashusho ye ari gutera akabariro na madamu we, maze atangaza ko atari ibintu bishimishije, asaba abayafite bose ko bayasiba muri telefone ababishyize ku karubanda atyo. Cyprien wamamaye ku izina rya Djihad we ntabwo yabyumvishe neza, ahubwo yabifashe nk'ibintu bishimishije maze akomeza gukwirakwiza aya mashusho ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakomeza no kuyahererekanya ku magurupe yabagamo ya WhatsApp, ariko umwe muri bo aza kumuvamo avuga ko ari we mu by'ukuri ukomeje kugenda bisakaza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamurebye icyoroshye maze bahita bamufata bamuta muri yombi kugira ngo abashe gusobanura ibi byamuvugwagaho gukomeza gukwirakwiza amafoto, gukomeza gukwirakwiza amashusho y'Uworizagwira Floriane ari gutera akabariro n'umugore we, dore ko nyiri kubikora yari yamaze kubyihakanira kurabyikuraho avuga ko yabifashe mu buryo bwo kugira ngo akomeje kwishimisha. Djihad yajyanywe mu rukiko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu mpera zawo, dore ko hari ku itariki ya 15 z'ukwa 12 muri uwo mwaka w'ibihumbi 2025 aho yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. None kuri iyi tariki y'uyu munsi nibwo yajyanywe mu rukiko nanone kugira ngo yongere aburane asobanura impamvu yakwirakwije aya mashusho. Harimo nk'uwari ukurikiranyweho icyaha cyo kurya abantu amafaranga yitwaje ko agomba kubahereza abakobwa mu by'ukuri babasha gutera akabariro bakishimisha, kubagurisha videwo z'urukozasoni, kubahuza n'abashugamami bagomba guhurira mu gikorwa cyo gutera akabariro, byose akaba ari ibyaha byari biri ku mutwe wabo. Cyprien wamamaye ku izina rya Djihad akigera imbere y'umucamanza nta kindi cyabaye ahubwo yahise asuka amarira menshi cyane abwira umucamanza ko ibyo byose bari kumuvugaho atari we wabashije kubikora, ahubwo ari umwe mu bagize itsinda rye wabashije kubishyira hanze, ariko akibaza impamvu icyo cyaha kiri kumubarwaho magingo aya ngaya. Mu rukiko ntabwo yari wenyine kuko hari benshi bari bamuherekeje bashaka kumva uko urubanza rwe rwanzuwe kugira ngo batahe bamenye niba bamukatiye cyangwa agomba kongera gutegereza iminsi 30 y'agateganyo. Mu bari bitabiriye urubanza rw'uyu nguyu Cyprien wamenyekaye ku izina rya Djihad hari harimo na Ndimbati wari waje kumva urubanza rwa mushuti we kugira ngo yumve niba afungurwa cyangwa se akatirwa. Ndimbati ntabwo byaje kumugendekera neza ubwo yari yagiye gutega amatwi urubanza rwa mushuti we Djihad kuko yaje gusorwa mu rubanza rutarangiye kubera guteza akavuyo ndetse n'akaduruvayi.
Abenshi rero duhanze amaso kugira ngo turebe niba Jihadi azakatirwa cyangwa se azataha akaba umwere. Ibyo byose turajya tubikurikirana 5 kuri 5 uko amakuru akomeza kugenda tugeraho, natwe tuyabagezaho mu by'ukuri. Niba ari ubwa mbere wari ubanye natwe, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose bitambuka hano ujye ubyumva mu ba mbere.